Ku bantu bakunda ubuvanganzo bw'amakinamico n'ikinankuru mu dukino dutandukanye, ndahamya ntashidikanya ko abadukurikiye bakuze ndetse yewe n'abato kuko n'abo mu kigero cyacu ibi barabizi, amakinamico y'itorero Indamutsa za Olympore rya kera yarabashimishije. Muri ayo ngayo rero harimo ikinamico yitwaga Mazi ya teke, aho rwose umukinnyi Andre Sebanani yadukiniye ari Haruna, umusore w'umunyamujyi ucangamutse w'umusirimu wazaga gutereta umukobwa w'igitonore w'ikizungerezi w'ikizubazuba akitwa Mazi ya teke mu cyaro, nuko akaza kuhamukura akamwiba akamujyana mu mujyi, n'ibyakurikiyeho byose murabizi. Hari umukunzi wacu wambajije ati ariko se ubundi ayo mazi ya teke bavuga ni iki, ko numvise bavuga ngo amazi ya teke? Ese mama, amateke agira amazi? Ese habaho amazi aba ari mu mateke? Ese hari amateke aba mu mazi? Mbese wumva ari umuntu wabyibajijeho cyane. Nifuza ko rero twabigarukaho mu kiganiro cy'inyunguramagambo hano kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Tugaruka cyane ku rurimi rw'Ikinyarwanda tugamije kurusigasira no kurunonosora kugira ngo rutazima cyangwa rukazimira amateka y'igihugu cyacu n'abanyarwanda ndetse n'umuco wacu. Ngahe nguko rero mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka tuvuge ku mazi ya teke ndetse n'irindi jambo bijya bijyana bisa ngo isoko ku iteke. Hari indirimbo ya orchestre Impara, iyi ngiyi irazwi cyane ku bakunda karahanyuze, yitwa Soko ku iteke. Ndetse iri jambo ngo soko ku iteke byagiye rivugwa mu ndirimbo nyinshi zo hambere mushobora kumva cyangwa se mushobora no kuba mwarumvise ubu ngubu. Rero soko ku iteke cyangwa se mazi ya teke bisobanura iki? Bishingiye kuki? Ku bantu bakuriye mu byaro bakoze cyangwa se bakora ubuhinzi cyangwa babonye aho bikorwa, amateke ni ikintu ushobora kubuza cyane. Mu gukura kw'amateke rero agira ibibabi binini kandi rwose birambuye, hajya hazaho n'imitubu, udukeri dutoya kuri ayo mababi y'amateke, kubera ko aba ari amababi akomeye abasha rwose gufata nk'utwo dusimba dutoya. Ni muri urwo rwego rero nk'iyo imvura iguye cyangwa se urume rwa mu gitondo, amazi yarwo aza kwihuriza kuri ibyo bibabi by'amateke, akagenda yihuriza mu duce tumwe na tumwe tw'icyo kibabi nyine, agakora ibitonyanga binini, ariko mu buryo bw'igitangaza na bya bindi ngo nyirabugenge n'ubugenge bwayo, akaba ari amazi y'urubogobogo y'urwererane asa neza cyane bikomeye. Uwabibonye wese, njye narabibonye cyane, yahamya ko amazi yo ku iteke, ku kibabi cy'iteke, ariyo mazi meza ashoboka ku isura. Ntabwo nzi utunyabuzima dutera indwara tuba turimo, ariko mu bigaragara inyuma aba ari amazi asa neza cyane. Abanyarwanda ba kera rero barabyitegereje, maze umuntu usa neza cyane cyane w'igitsina gore, birumvikana kubera ko ari bo buriya biganjeho ubwiza n'uburanga bw'isura kandi busamaza abababonye, bakamugereranya n'amazi yo ku iteke kubera ko ariyo mazi asa neza, aricyo kintu kigaragara nk'ikidafite umwanda n'umwe, kigaragara mu bigaragarira amaso inyuma. Baravuze rero ngo nta mwiza wabuze inenge, ngo na nyirahuku imeze kwa kundi, ariko amazi yo ku iteke yo ntabwo nzi inenge afite mu bigaragarira amaso. Naho ngaho rero bashingiye bakakoresha iryo jambo bashaka kuvuga umuntu mwiza cyane ufite uburanga bwinshi inyuma, ku buryo nta kintu cy'inenge wamubonaho. Icyo gihe rero bakaba bamugereranya n'amazi ya teke. Naho imvugo ngo soko ku iteke nayo ikaba n'ubundi aricyo ngicyo ushaka kuvuga. Isoko nyine ni ahantu amazi ava mu buryo bwa karemano. Nanone abakuriye cyangwa batuye mu bice by'ibyaro baba bazi amasoko cyane cyane nko mu bice by'amajyepfo n'amajyaruguru, ahantu hari imisozi ihanamye ndetse n'utununga, niho hakunze kwiganza amasoko. Iyo rero bavuze soko ku iteke, ni uburyo bw'ubusizi n'inganzo bwo kuvuga n'ubundi amazi aturutse ku kibabi cy'iteke. Ayo ngayo twamaze gusobanura, ari nayo mazi ya teke aba ari meza cyane. Ngiyo rero inyito y'amazi ya teke cyangwa se isoko ku iteke abantu bakunze gukoresha bavuga amazi asa neza agereranywa n'umuntu ufite uburanga ntagereranywa
uburanga bwiza cyane, uburanga busamaza abamubonye bose, akaba ya ndirimbo ya Jules Sentore. Ngahe nguko rero, nizere ko umukunzi wacu wabitubajije asobanukiwe, ndetse n'abadukurikira mwese mwakoze cyane gukurikira iki kiganiro, naho ubutaha mu kigikurikira.